mwayobejwe n'ababyivugaho ariko Yesu atabivugaho. Kwizera wivuzeho gutandukanye no kwizera Yesu akuvuze, kuko bigera igihe ukanamwara. Iyo wivuzeho kwizera Yesu atagufitiye icyizere, urakora ntakorane nawe. Iyo gusenga kutari mu nsengero, hakora ivugabutumwa ryitwa guhamya ko Yesu ari umwana. Kuba zikinze ntibivuga ngo umugeni azarekeraho gutaha. Zikinze umugeni arataha. Uzategereza ko akizwa rwakinguwe ariko agataha azabura ijuru. Dukeneye abakozi b'Imana twigiraho, twe tutagira kwizera kukazamurwa n'ibyo batubwira, kutazamurwa n'ibyo batubwira, kukazamurwa n'ibyo bakora. Witeka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, gusenga kwanjye gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Amahoro ya Kristo nabane namwe bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye hano kuri uyu muyoboro w'ubutumwa bwiza, aho mubasha gukurikira umunsi ku munsi inyigisho z'ijambo ry'Imana zibasha kungura ubugingo bwanyu. Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza no gukomerera mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi bwa Kristo. Imana y'amahoro twizeye tukayiringira mwibane namwe. Njye nitwa Misago Alfredi. Uyu munsi dufite umugisha wo kuba turi kumwe n'umushumba pasiteri. Benshi muramukunda ndabizi. Tugize rero umugisha wo kuba tumubonye, kandi nzi ko araza kutugwa neza, turi buze guhembuka binyuze mu ijambo ry'Imana. Reka rero musabe abasuhuze. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Munezero Yohani Damascene Burengero. Hanyuma rero Imana yangiriye neza impagakiza, ndayishimiye uyu mwanya wa none. Hanyuma nabera bose ndabashuhuje, Imana ibahereze umugisha. Pasitoro Yesu akomeje kubana namwe. Ko yararejo n'uyu munsi nikore kandi niko azahora iteka ryose. Ahabwe icyubahiro. Amen. Pasitoro rero kugira ngo tutaza no gutindira abakunzi bacu kubagezaho ibyo twabateguriye, reka tubasabe musenga Imana. Nimumara gusenga Imana dukomeze. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ko wabanye natwe, kandi ndagushimiye ko uduhaye uyu mwanya, kandi ndagushimiye ko ubushake bwawe aribwo bukora ku iki kiganiro n'abatwumva n'abazatwumva. Byambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Pasitoro Yesu akomeza bishimire. Yego. Uyu munsi dufite ikibazo gikomeye ngira ngo muza kudufashaho, ikintu kigendanye no kutizera. Yego. Kuko ubwo Yesu Kristo yari ari hano kuri iyi si mu bihe bishize, iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho c'18, arimo kwigisha abigishwa be uburyo bakwiriye gutitiriza bagasenga Imana ubudacogora. Ku murongo waho w'8 niho yavuze ijambo rigira riti, ndababwira yuko izabarengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Ushingiye ku kwizera yavugaga, ari nako yavuze muri Mariko 16:17, baravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera nibi agenda bivuga. Niba tuzi uko kwizera Yesu yavuze, turaba dusigaye tumeze dute? Turagira ngo dufashe gutahura impamvu kwizera kugenda gushira mu bantu. Ubwo Yesu yabivuze, turaja kure ya Yesu. Kandi ntabwo nzi byose. Ntabwo nzi byose bituma kwizera gushira mu bantu. Ariko harimo duke nzi, kugira ngo nimbivuga undi nawe aje yavuga ibindi. Ariko ngewe icyo mbona gituma kwizera gushira mu bantu, nakosoraho gato. Hari abo mwisa bizera kandi atarabizera. Ubwo mugashakira kwizera ku batizera ntibishoboka. Gushakira kwizera ku muntu utizera atamumwizera ni ikintu gikomeye cyane. Waba ari wowe wakoze ikosa. Ni nko kuza
ugashakira amata ku mbeba, urumva ukubise imbeba ngo nizane amata yazapfa itayazanye. Ikintu bagishakiraho kigeze cyangwa aho bateganya ko cyaba. None umuntu ntiyigeze yizera Yesu, uhuye nawe ngo ko kwizera kwagushiranye. Eske yashiranywe n'ibyo atigeze? Umuntu ashirirwa ku byo yigeze. Benshi rero mubona ntibigeze bizera, kandi kwizera kugira bizera. Pawulo avuga ngo ndashimira Kristo watekereje ko ndi uwo kwizera. Iyo rero kwizera rero ni ibintu bigizwe n'abantu babiri. Hari uwo wizera, ariko ushobora kumwizera atakwizeye. Ibyo rero ntiwitwa umwizera. Kuki atakwizeye? Hari ibyo agukekaho. Rero ntatinze muri menshi, ese uko kwizera abantu mu gushakiraho nabizera? Ese nabizerwa? Ukurikije umunzani tumenyereye gupimisha, yego, tumaranye iminsi tunapimisha dushaka kumenya abizera. Mureba bageze ubatijwe wese mu itorero runaka tumwita uwizera. Tugatangira kumushakiraho kwa kwizera kuko yayobotse nyine idini runaka rifite imyizerere. Urusengero ni iteraniro ry'abanyabyaha Imana iri gushakamo abakiranutsi. Ntabwo mu rusengero no muri Yorodani ari mu ijuru, kuko tuzi benshi bagiyemo ariko bagakora amahano, amazi ntabafateho. Cyokora ngashimira nka Nikodemo we yaravuze ati ibyo umbwiye nubwo mbyigisha simbizi, ntabwo nasubira mu nda ya mama. Ariko kwizera kumufashe mu mugoroba asanga Yesu, aravuga ati ibyo wambwiye nasanze ari. Rero kimwe ariko tutaratindaho kigaragaza ko abantu bavuga ngo kwizera kurashize mu bantu, ni ugushakira kwizera aho kutigeze, ku batarigeze bizera. Umwanditsi umwe yaravuze ngo iyi nkoko umuyaga utahushe ugira ngo ntubone ubwambure bwayo, ariko buba bwari bunahari, ariko bugaragazwa n'umuyaga. Uku kwizera natwe rero hari imiyaga iriho igaragaza ko abantu batigeze bizera, kuko kwizera tugupimisha ibyo umuntu agezemo, ntitugupimisha ibyo umuntu ari kuvuga gusa. Urakoze cyane. Pasiteri, muragira muti ni impamvu z'uko umuyaga wari utaraza, amakuru turi kuyamenya kuko umuyaga umaze kuza. Ubu utwitege ko nabo tutaramenya tuzabamenya uko umuyaga uzagenda uhuha. Nta karaba. Ibyo twabonye ntibihagije kuburyo twakitega ibindi birenze ibyo twagiye tubona. Uko umuyaga ugenda uhuha, uko tugenda dusatira imperuka, abantu benshi bazaje baragaragara ko batigeze bizera. Pasiteri, iki kiganiro tugikoranye ni nyuma y'igihe kitari kinini hagiye haboneka impinduka zitandukanye mu bintu bigendanye n'imyizerere cyangwa se n'insengero, aho byagiye bigaragaza. Aho ndahwibagirwa, ntabwo kwizera kuba mu rusengero. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntibigeze bizera. Kwizera kuba mu muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu yakwizerera mu rusengero no hanze y'urusengero. Iyo umuntu rero aje nyine akayaga gahuje ngo rurakinze, n'ubundi ku rusengero ntibararayo, nijoro bararukinga, barukingura mu gitondo. Rero iyo ubonye umuntu yambaye ubusa ngo nuko zikinze, ntiyigeze yizera. Ikindi cyo ndatsindagira, wenda tuzagaruke, ariko nje ndibanda kuba mwisa bizera nyamara atarabizera. Abo nibo. Nk'ubu dusomye ijambo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 13, umurongo 13, umurongo wa 36. Ngira ngo hasome wumva uko havuga.
Yohana 13:36 haragira hati, Yego. Simoni Petero aramubaza ati, databuja urajya? Yego. Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira, uba ariko uzankurikira hanyuma. Yego. Petero aramusubiza ati, databuja icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira? Nukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Urakoze cyane. Uyu yivugagaho kwizera, ariko Yesu ntamuboneho kwizera. Hari ababyivuzeho ariko bitabarimo, babyivuzeho mubita bizera. Igihe baguye muravuga ngo kwizera kwashize. Urumva ko Yesu avuze ati ntabwo ubu wankurikira. Kuki Yesu avuze ngo ntiwankurikira? Abitewe n'inkoni yenda kubaho. Aravuga ati inkoni zenda kuza unyihakane. Ariko ababonaga Petero ari kumwe na Yesu, yego, nk'abatubona mu nsengero batwita bizera, ariko uyu ntarakaba umwizera. Arimo Yesu ureba hirya, arimo aravuga ngo mu gihe kije uzanavuga ko utigeze ugendana nanjye, unyihakana, ntuzabishobora, wihamije ibyo udashobora, wiyatuyeho ibitakurimo, wiyatuyeho ibyo ntari naguha. Uyu Petero rero yishize mu bizera, ataraba umwizera, ashakirwaho kwizera, ataragira kwizera, bamwita umwizera, ataraba umwizerwa, ataragirirwa icyizere na Yesu. Kandi kwizera gushitse ni uguturuka ko Yesu yakugiriye icyizere, akakugabira umurimo n'ibindi ntabasha kuvuga. Hanyuma rero Petero ararahira ngo nzanagupfira. Iyo ariko ibi ni ka karimi kaba mu nsengero ariko kataba mu mitima y'abantu. Ibintu biryenze neza, Oshiputimu ziramije, korali ziririmbye, nzakagendana, n'ibyande, Imana idufashe kandi tugire neza, mukavuga ngo dore abizera we, naho ntawe. Aba bose muri icyo nshimira Yesu, we ntiyigeze avuga ngo Petero kwizera kwawe kurihe. Yaravuze ati wowe nta kuragira, ariko igihe kizaza uzakugira. Niyo mpamvu nganirije abashumba bariho, abamubona kwizera kwashiranye ntimwabakubita. Bashobora kutizera ariko bakazizera. Ijambo riravuze ngo Yesu aramusubiza ati uzampfira? Nukuri ndakubwira yuko. Ariko 37 akavuga ngo Petero aramusubiza ati databuja icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Yari azi ko amukurikiye ariko atazi ikizamubuza kumukurikira. None ubonye Petero ari kumwe na Yesu mu makanzu na karuvate n'imisaraba n'ibiki byose, wahakana ko atari umwizera. Ariko Yesu upima bizera, aramubwira ngo ubu ntiwari waba mu bankurikira. Pasitoro, hari aho ugeze uravuga ngo rimwe na rimwe twibeshya ko kwizera kuba mu rusengero ari nayo mpamvu y'abantu basohotse mu rusengero usanga, cyangwa se bumvise ko insengero zifunzwe usanga kwa kwizera kurangiye. Nongeye kwibuka ijambo, abo nabizera rusengero, nabizera urusengero, ntabwo ari abizera Imana. Nongeye kwibuka ijambo, kandi ni Yerusalemu byabayeho ngo bamwereke ubwiza bw'urusengero. Barabwira ngo biriya nta buye rizasigara rigeretse kuri rindi. Rero igihe cy'imyizerere y'ubwiza bw'insengero gikwiye kuhava, ahubwo tukizera ubwiza bw'agakiza n'ubwiza bwa Yesu. Imana ishimwe. Binyibukije ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga mu kiganiro n'abanyamakuru, asa n'ukomoza bari bamubaje ibigendanye n'insengero, bavuga bati ko hari abujuje ibisabwa, ese ntabwo insengero zishobora gufungurwa. Yego. Hari aho yakomoje avuga ati bajye basengera kuri telefone, asa n'uvuga uti niyo banasengera kuri telefone. Pastor, bishoboka ko umuntu atabonye urusengero yasenga kandi akabana n'Imana ubugingo bwe bukaba buzima? Ikintu n'igihe cyacyo. Tugomba kubaho dusengera mu nsengero, ariko igihe cyaza tutarazisengera nabwo tukagaragaza ko turabizera. Ntitugomba kugira amavuta n'umwuka wera
bikumirwa n'uko urusengero rudahari. Inshuro nyinshi Yesu ibitangaza yakoze ntiyabikoreye mu rusengero. Bigaragara ko urusengero rutaba impamvu yo gutakaza kwizera. Mu bukwe bw'Ikana bari mu rusengero, none ntibyakoretse, byarakoretse ku kidendezi, ntibyakorewe hanze kwa nyirabukwe wa Simoni, ntiyakize. Bari mu rusengero, Tabita azuka. Bari mu rusengero, Lazaro azuka. Bari mu rusengero. Utanyumva mu bagwanya insengero, nanjye nakoze kuri zirindwi. Nakoze ku rw'Igasasa, nkora ku rw'Igarire, nkora ku rwo mu Nkomane, nkora ku rw'Ikigusa, nkora ku rw'Igahungeri, nkora ku rwo ku Rurembo, nkora ku rwo mu Imuringa, nkora ku rwo ku Rurambo, nkora ku rw'Inyamugeyo. Nazikozeho, ariko ntizaba impamvu yo gutakaza kwizera. Kuko kwizera kutari mu matafari, ntikuri mu makaro, ntikuri mu madirisha, ntikuri mu gisenge cya kadasitire, ntabwo kuri za metalike. Kwizera kuturimo. Wasomye ijambo ngo mbese naza azasanga kwizera. Nitwe yavugaga. Isi ntiyizera, hizera abari mu isi. Urakoze. Nta gihe isi zizera, hazizera abari mu isi. Ariko hari ijambo nshaka ko dusoma 14 rero dukomeze mu icyo gitabo, kuko ndavuga Yesu kandi manze ngushimire. Gushimiye ko ukunda kuvuga Yesu. Murakoze cyane. 14 Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ntimuhagarike iki? Mwizere Imana nanjye munyizere. Urabona ko hano adashizeho kwizera insengero. Nuko umwizera. Nuko umwizera. Kuki umuntu urusengero rudahari ntiyizere? Bigaragara ko ari rwo yizeye, ariko atari umwizero. Ariko ijambo twasomye birashoboka ko yazizera. Birashoboka ko abamubona batizera. Abamubona batizera, igihe cyazaza bazizera. Yesu abwiye Petero ngo ubu ntubasha kunyizera, ariko igihe kizaza uzanyizera. Hazaba habaye iki rero? Aho niho ubwo avuze ngo igihe kizaza uzanyizera, hazaba habaye iki ngo Petero yizere? Nicyo tugiye kubona abantu babura. Ikizaba cyabaye ngo bize icyo, ariko umuteguza akamubwira ati nyamara umunsi ntunyizera. Ariko igihe kizaza uzanyizera, uzampamya, uzamvuga, uzamfira. Ariko hari icyo utagira uzaba ufite icyo gihe. Icyo ni iki rero? Haleluya. Amen. Ako kurakumvisha ariko kuki Yesu amubwiye ngo ubu ntibishoboka, ariko igihe kizaza bizashoboka. Bizashoboka. habaye iki? Icyo nicyo kiba tukitwa bizerwa, tukitwa abizerwa. Mushumba muragira muti hari icyo Yesu Kristo yabwiraga Petero ko hari igihe kizaza akamwizera, akamukurikira, ntabyo atinya, adahagaritse umutima, atavuga ngo naburaye, atavuga ngo nabwiriwe, atavuga ngo barankubita, atavuga ngo baranyica, atavuga ngo hari uwapfuye, atavuga ngo hari ibyapfuye. Icyo gihe icyo yamuteguzaga nicyo mugiye kudusobanurira. Nzaboherereza umufasha. Hari ikidufasha kwizera, ni umwuka wera. Uwo mwuka naza azatsinda abisi, abemeze. Kandi dore ibimenyetso bizagendana n'uwo. Azageraho abarwayi bari, aho guhagarika umutima abarambikeho ibiganza bagira ute? Bakire. Ubwo guhagarika umutima kube kurahavuye. Azajya ikintu cyica kere kugira icyo kigira ute? Kimutwara. Aho guhagarika umutima ngo yariye uburozi, ahubwo kuko ntacyo kimutwaye, kwizera kuzazamuka, azavuga indimi nshya. Aho guhagarika umutima ngo ntinize singize ute, bazavuga ururimi wavuga indimi. Ibyo bimwereke ko
Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bazanyura mu mazi ntazabatembana. Ibyo bibi bintu bigendana n'uwizera. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu icyo gihe iyo kitaragera umuntu ntiyizera. Cyokora yabyivugaho. Ababyivugaho ni benshi. Mwayobejwe n'ababyivugaho ariko Yesu atabivugaho. Hari abantu abashumba mubivugaho ariko Yesu atabibavugaho. Hari abigisha amategeko muvuga ko bizera ariko Yesu atabibavugaho. Ari nayo mpamvu mugenda mukavuga ngo nka runaka, nk'umwigisha runaka, nka runaka ngo yigishije abantu ngo arababwira ngo kugira ngo mbakize ngo muranyoherereze ihene n'iki. Mwabimuvuzeho Imana itabimuvugaho. Ubwo mwabivuze ku muntu rero Imana itabivuzeho, nimwe murahindukira mwihane muvuge ko mwamubesheye. Ni nko kubeshera Yuda ngo yiriwe adasenze ariko Yesu azi ko Yuda azapfa adasenze. We rero Yesu impamvu aravuga ngo uwo duhuriza amaboko ku mbehe. Mwebwe hari abo muhuriza amaboko ku mbehe muzi ngo barizera ariko Yesu ntabibavugeho. Kamvuge gatoya, kwizera wivuzeho gutandukanye no kwizera Yesu akuvuzeho, kuko bigera igihe ukanamwara. Elisa n'umugaragu we, umugaragu we witwa Gehazi, yivuzeho kwizera. Icyo gihe hari hapfuye umuntu, ndetse afata n'inkoni ya Elisa ngo ngiye kumuzura. Urumva ibyo abyivuzeho ariko Imana ntabyimuvuzeho. Kimwe mu biri gukora ku bantu rero, aragenda agezeyo Imana yanga gukorana nawe. Iyo ubyivuzeho Imana itabikuvuzeho, ukabyiha Imana itabiguhaye, ntikorana nawe. Ugendera mu bintu, mu nyuguti zitagira ibikorwa. Ubu uri muri nzabana nawe ariko itari kumwe nawe. Ubu uri muri irabikoze nyamara itarabikora. Ubu uri muri irabazuye nyamara ntabyo irazura. Ubu uri muri ibakijije indwara nyamara batarakira. Ubu uri muri ibahaye kuja ngo hanze nahe ariko itabibahaye kuko ntiri gukorana nawe. Abakristo benshi n'abasenga benshi bayobejwe no gukurikira abivugaho kwizera nyamara kwizera Yesu atabibavugaho. Navugaga akantu kamwe gusa, iyo wivuzeho kwizera Yesu atagufitiye icyizere urakora ntakorane nawe. Pasiteri, turi ku ijambo ryitwa kwizera, aho muri kugenda mutugaragariza ko hari n'abantu bakwivugaho ariko Yesu atakubavugaho, rimwe na rimwe bikaza kugaragazwa n'ibihe bibi binjiye n'umuyaga wahushye ukabatamaza. Hari akantu mukomojeho muvuga ku kintu kigendanye no kuba umuntu yaba ahagarikiwe kuba atarize akaba yajya kure cyane avuga uti noneho ndi bubeho gute. Ndagira ngo mufashe abantu bahagaritse imitima muri iki gihe ibwiriza ryagonze abantu kuko batize. Ndavuga bari mu mihamagaro itandukanye y'inshingano ariko uyu munsi ibwiriza bibaye ngombwa ko ribicaza hasi. Yego, ese abafite ubwoba abana bacu bariga gute? Abafite ubwoba ubuzima bwacu buri bugende bute? Aba bantu wabafasha iki? Ntekereze ko iyo ubuzima bwawe wabwubakiye ku mushahara w'idini, ntuba urakaba umwizera. Nubwo nawe ari mwiza ariko ugomba kugira ubuzima bwubakiye kuri Yesu. Ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Bashobora kwiga inzira atari idini, inzira ari Yesu. Yesu ashobora kuba inzira umuntu akiga university. Yesu ashobora kuba inzira umuntu akabyara. Yesu ashobora kuba inzira umuntu agaheka. Yesu ashobora kuba inzira umuntu akagira akazi. Yesu ashobora kuba inzira umuntu agacuruza. Yesu ashobora kuba inzira umuntu agahinga keza. Yesu rero, uyu Yesu mvuga, niyo mpamvu nakubwiye ngo ugushijwe nuko atagikora. Ariko nubwo atagikorera itorero,
arimo arakorera Imana. Nakubaza ngo ari itorero n'Imana, uwahemba byinshi kandi neza kandi agahembera igihe ninde? Ni Imana. None ko basigaranye Imana iruta idini, basazwa n'iki? Ubwo ni wa muyaga utangiye kubagaragara. Ubwo ni wa muyaga ugaragaje icyo bari. Ahubwo abo bantu ukangubwira akajambo keza, nanjye mbarimo. Ni byiza noneho ubwo mbarimo kugira ngo utabane hari igihe bari buvuge bati nuko atari wowe, ubwo noneho ubarimo nuko atari wowe, ariko nge nkuganiriza. Yego. Nanjye njya mbona ingaruka zimbaho ziturutse ku kuba ntagira amashuri. Ndazibona. Yego. Hari nk'umuntu w'i Burayi umpamagara, ikintu menyamo ambwira ni so, bikazasaba ko nsaba umwana wanjye ngo mvuganira n'uyu muntu wumva ibyo ambwira. Urumva ingaruka zanabaye. Yego. Igihe tugezemo rero ni ukugaragaza ko wahembwe waje mu ijuru, n'igihe utahembwe ukaja mu ijuru. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. N'iryari azabeshwaho no kwizera. Bizera ibidahari. N'igihe icyo yahabwaga no gukora atakigihabwa. Iyo utagihawe rero urakizera. Kwizera ni ukwizera ibidahari. Ariko haleluya. Amen. Icyo mbonye utacyumvishe ni iki? Ndacyumvise. Kwizera ni ukwizera ibidahari ko bizaboneka. Haleluya. Yego. Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azagira ute? Azamparura. Bivuze iki? Niyo mpamvu abizera bari mu Bibiliya uvuye mu itangiriro ari Yozefu. Yizeye ababyeyi be badahari. Yizera atari mu gihugu cye. Yizera atari mu rusengero. Buriya tuzakubitwa inkoni nyinshi. Yozefu yizeye atayoboye insengero. Yizera adateraniye kuri paruwasi. Yizera atagiye kuri regiyo. Yizera atari muri ADP. Yizera atayoboye amadini. Yizera atari shehe. Yizera atari aposo. Yizera atari papa. Ariko agira kwizera guhindura ibihugu yarimo. Bihana bamenya Imana kandi atabwirije. Ubwo hakoze iki? Kwizera kwarakoze ko nta giterane yakoresheje kandi hakihana benshi, kugeza ubwo n'uyoboye igihugu avuga ngo tuzabona he. Cya kintu nakubwiye, umuntu umeze nk'uyu uri mu iki? Umwuka w'Imana. Urakoze cyane. Kakandi tukagarutseho. Ariko Yesu yabwiye Petero ngo igihe kizaza uzanyizera. Yarageze mu mwuka w'Imana. Tubifashwa n'umwuka. Umwuka adufasha kwizera. Turareba ba Esiteri. Ibiterane byinshi bakoresheje ni bingahe? Ibi unyumve, excuse me, niko muvuga. Sindimo mpinga agaciro k'insengero. Kuko n'ijambo riravuga ngo ntimukirengagize guteranira hamwe n'abandi. Nanje ndabikumbuye, nanje nzavuza impundu ubwo zizaba zikinguwe tugaterana. Ariko zihari zidahari tuzaje i Siyoni. Kuko n'ubu umugeni ari gutaha. Ntabwo abageni kuba zikinze ntibivuga ngo umugeni azarekeraho gutaha. Zikinze umugeni arataha. Uzategereza ko akizwa rwakinguwe ariko agataha azabura ijuru. Yego rero, none Moridekayi yizereye mu ruhe rusengero? Ntabwo Imana yamenyekanye. Misiyo ntiyagezweho. Hamani yamenye ko Uwiteka ari we Mana. Kankubaze, Eliya ku musozi Karumeli rwari ruhari? Ntabwo abantu bubaraye bakavuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Ariko cya kindi nkubwira tubuze aricyo turasengera, yabikoreshejwe n'umwuka umurimo. Umwuka wari muri Eliya niwe wakoze ibyo. None se nkubaze, uza abantu bihanye Yesu agaburiye 5,000. Ni benshi n'ubutaha baraje. Icyo nkuganirije ni akantu kamwe gusa. Abatubanjirije bizeye izo nsengero uvuga batazirimo kandi bakora iby'agaciro. None se mu nyanja itukura harimo urusengero? None Imana ntiyamenyekanye se? Miriyamu ntiyaririmbye? Ko tukibivuga
uzabihanishwa nuko ibyo byabaye kugira neza ko Imana kubane nawe. Ahubwo hari icyo nshaka gusa, ni inzira abantu babona ibyo bidahari. Icyo nabwira abashumba bene data n'abavuga butumwa n'ababuze pfo na ruguru, uri kumva, yego, bagenera ubutumwa. Twigishije ijambo rivuga ngo ivomera amazi azagutunga igihe uzaba wugarije. Nawe wigeze uryumva? Nararyumvise. Ngo ivomere amazi azagutunga, azaba ahagije mu gihe cyo kubotwa. Yego. None iki gihe umuntu anywayo yavoma. Gushira kwa amazi kuri robine ntacyo gutwara uwavomeye mu majerekani. Uko wasizwe iyo wabura koresha yo wavomye. Ubwo rero ababuze kwizera biragaragaza urwego rwayo bavomye. Ntibagaragaza urwego rw'insengero zikinze, ahubwo biragaragaza urwego rw'amazi bavomye, ko bavomye make kabiri ntibamenye amakuru y'ibyenda kuba. Ariyo mpamvu Yosefu yabwiye abo mu gihugu yarimo ngo nimuhunike hazaza inzara. Hazaza iki? Inzara. Ntabwo watuka inzara rero kandi haraje integuza ivuga ngo hunika. Ibi bihe bigomba kubaho ngo uwizera n'utizera bagaragare. Kandi Yesu aje ashigikira ibi bihe ngo reka mbapime ndebe kwizera bafite kugira neza ko Imana kubane na Pastoro. Harako nari nibagiye. Yego. Ibitanyuze mu idini bizanyura kuri Yesu. Umurwayi ariko ikidendezi yaravuze ngo iyo nkiza nishaka mwimbaraga, nge nishatse mwimbaraga zo kuja mu mazi yihindurije ndazibura. Nshakisha n'umuntu iruhande rwanje wanjugunyamo nawe ngirute ndamubura. Ariko haba haje Yesu. Nukuvuga ngo wishatse mwimbaraga ukazibura, ugashaka n'abanyembaraga ukababura, ariko hasigaye Yesu. Noneho ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ni inzira wibuzemo imbaraga, ni inzira wabuze abanyembaraga. None abashumba bagenzi banje twibuzemo imbaraga tukabura n'udushigikira mu mbaraga, twajugunywa, twabikorerwa na Yesu. Kuko Yesu uko yararejwe n'uyu munsi niko kankagusubiriremo. Imana ishimwe. Amen. Kandi habwa icyubahiro. Nishirwe. Uyu murwayi yibuzemo imbaraga. Ntiyazibuzemo, yarebye mu rugo arazibura. Mu boba arazibura. Aja muri famiye agirute arazibura. Aja mu idini agirute arazibura. Ariko Yesu ntizabura. Cya kindi nakubwiye rero gituma tukomeza kwizera. Ni ukwizera ngo aho nazibuze nkabura n'abanshigikira b'abanyembaraga, Yesu azagira ute? Azambera inzira. Yesu ndahumuriza abo bose. Imana ishimwe ko hakiriho urufatiro ruracyahari rwanditse ngo Uwiteka agize ute? Azabe. Urakoze cyane. Ninge nzira. Pastoro, iyo umuyaga uhushye benshi bitana ba mwana mu gushaka kumenya inkomoko y'umuyaga n'ikiwihishe inyuma. Iyi gahunda y'amabwiriza yabagonze abashumba. Reka mvuge yabagonze kuko nawe urimo nk'uko wabitubwiye. Ariko ntabwo twese yatugonze. Ntabwo mwese yabagonze. Yagonze bamwe mu bashumba. Kuko nta gikomere uri kumbona. Kandi umuntu bakoze abafite igikomere. Reka mvuge ngo iyi gahunda, aya mabwiriza yabaye nkaza agakora kuri benshi b'abashumba ku kigendanye n'amabwiriza yo kwiga. Hari abantu bamwe babishyira inyuma ya leta, abandi bakabishyira inyuma y'itorero, abandi bakabishyira inyuma y'Imana. Iyo urebye ubona ni iki kihishe inyuma y'ibi bintu? Ni ukuboko kw'Imana, ni ukuboko kw'itorero cyangwa kwa leta? Umva nkubwire. Nje nyobowe n'umushumba mukuru witwa Izayi. Yego. Njewe regionali n'uwambaje. Uwa paruwase ni Munyaneza Modeste. Umudamu wanje ni Vestine. Singira inkovu y'ibyo kubera ko nzonizeye wari. Unababajije ukabatelefone bakubwira ko nta wari wahura n'igikomere kinturutseho
ngo musuzugure ngo mugaye ngo muteshe agaciro ngo ntume nange ndacakora umurimo aho ndumwe n'itorero njyayo kuko nzi uwo nizeye uwari urumva aho urambwira uti wenda weho no kuhinga ibirayi no kumenya uruzaba nabyo biranga bizera no kuba namenya uruzaba biranga bizera ngibi bintu mbivuga nsomye mu gitabo cy'umubwiriza ibi bintu bitarabaye umubwiriza yabivuzeho hariho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka ugomba gupanga ibyo uzarya mu gihe cyo kurira hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara igihe cyo gutakaza n'igihe cyo gutoragura ibi bihe bigomba kubaho ku mugenzi uje Siyoni wentre ugomba kubyegeka kuri Bibiliya ahubwo ikintu cyanditse muri Bibiliya ntukacyegeke ku muntu uje ucyegeka kuri Bibiliya ibisigaye ubyiyegekeho niho uzagera uko mu rusyo akoma n'ingasi mu bihe ngibi ugaragaza Imana yawe reka ngusomere ijambo 14:5 Tom aramubwira ati databuja ndituza huje inzira twayibwirwa niki Yesu aramubwira ninge nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujya iyaba mwaramenye kano kantu urakumva ko menye utakumva iyaba mwaragize mwaramenye none se ko bari kumwe nawe aba bantu ari kubwira barahagararaye bari kumwe ari bya bindi nakubwiye byo mu nsengero physically bari kumwe ariko ntibamuzi ntabwo bamuzi aba rero uzababonana na Yesu ushumba umurimo muratubwira ko sobanura aba bantu bari kumwe na Yesu bahagararaye basenganye bararaye birigwaye basangiye ariko batazi Yesu ndagaruka kuri bya bindi nakubwiye kare hari abo mwisaba Yesu atari aba Yesu ubwo rero bakoze ibizira muratangira ngo ni aba Yesu none bakoze none Toma umva Toma kandi yego sibyo ariko hari icyo atarakira nakubwiye ntarakira umwuka wera ntarakira amavuta y'Imana ntarakira umwuka w'Imana ntarahumekerwamo n'Imana ntarakira ibyasezeranijwe aracari mu idini nk'umunyedini niyo mpamvu ababazwa n'idini umva Toma aramubwira ati databuja ntituza huje inzira twayibwirwa niki ngaho ngo ntibazi inzira ntibazi naho Yesu aragira ute arajya umva 6 Yesu aramubwira ati ninge nzira 7 Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije umvisha igihe baba umva uko Yesu ashubije Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana kujya burya nabanye iminsi ingana kujya mbagira abaririmbyi muba abadiyakoni muba abahanuzi muvuga ubutumwa mugenda mu mahanga muravuga indimi muravuga bijya byose mubivuga mutari mwamenya ko ndi muri data nawe akaba ari muri nge mwasengaga se mukavuga ngo data wa twese mwabaga muvuga ndi arababwira ngo umbonye ababonye reka 10 ntitwizeye yuko ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri nge amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uguma muri nge ni ukora imirimo ye ni munyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri ariko rero ni kakandi nakubwiye nimutizezwa n'ibyo mvuga munyizezwe n'imirimo nkora kamfunga igitabo ndumva mugera ngeze ku kivuga ngo bakwizezwa niki mbwira nk'ikintu ubona cyatuma abantu bizera cyangwa umuntu ubona watuma abantu bizera ni nk'iki ijambo riravuze ngo nimutizezwa n'ibyo mvuga ni mu bihindura amagambo ariko mwizezwe n'ibyo nkora yego hari ibintu rero bituma umuntu yizera amagambo y'Imana atuma umuntu yizera ariko iyo unaniwe kwizezwa n'amagambo hari imirimo ikoreka hari ibitangaza bikoreka bigatuma wizera
iyo ufite umuntu wigezaho undi inka akavuga ati Matayo nguhaye inka, iyo uri Luka uravuga ngo nshingiye ko yahaye Luka, n'ubu nanjye Luka na Matayo ko yahaye Matayo nanjye azampa. Dukeneye abakozi b'Imana twigiraho. Komenya kano kantu utakumvise, dukeneye abakozi b'Imana twigiraho. Kwizera kwacu tutagira kwizera kukazamurwa n'ibyo batubwira, kutazamurwa n'ibyo batubwira, kukazamurwa n'ibyo bakora. Kuki duhimba indirimbo tugashiramo Dawidi kandi yarapfuye? Afite ibyo yakoze bizamura kwizera kwacu. Kuki turirimba ngo izu Petero azura Tabita? Kuki turirimba abapfu? Yego, kuki hari abapfu batuma dufashwa tukuzura umwuka kandi badahari? Kuki usomye inkuru za Eliya, iyo Jehova yiririmbye ngo Uwiteka gusa niwe Mana n'ibiryo ndabireka, ariko Eliya ntahari, n'ababivuze ntibahari, ariko icyo bakoze kiracakora. Dukeneye gufunga umunwa niba bishoboka, ariko imirimo dukora ikazamura kwizera kw'abizera cyane. Aribyo naganiriza abashumba, nkabaganiriza abo wabuze ufite ibyo wakora bakizera. Nyirabukwe wa Simoni baramusuye, bagezeyo basenze, umwuka wera aramanuka, ubuganga burakira. Amaze gukira ubuganga aja guteka, arabafungurira, arabakurikira, aravuga ngo nijejwe n'ibimbayeho. Dukeneye rero mwera imbuto zikwiriye iki? Abihanye bazabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Imana ishimwe ko hakiri, ariko haleluya, amen, haleluya, Imana ishimwe. Hakenewe nje nawe ivugabutumwa rikorwa kenshi. Reka nkubwire kano kantu, kimwe mu bituma Yesu yemera ko bibaho. Imisaruro Yesu yagiye avana mu mibabaro y'abantu iraruta kure cyane imisaruro yavanye mu byishimo by'abantu. Amasengesho Sara yasenze atarabyara araruta kure cyane ayo yasenze yamaze kubyara. Ngaho nawe ja mu gitabo urebe ibimasa Aburahamu yabaze, uko marayika aje bagarika ikimasa, uko marayika aje. Imibabaro ya Aburahamu na Sara yazanye abizera benshi, ku buryo n'ubu n'ugumbasha avuga ngo iyahaye Aburahamu umwana igahahana umwana, ntaho yagiye iracagira ute? Iracako. Dukeneye abo bantu bahamya ko nubwo badahetse ariko bazaheka, nubwo badakomeye ariko bazakomera, bavuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Ndaganiriza abantu, ariko nje ndaganiriza Abayisilamu, ndaganiriza Abadivantiste, ndaganiriza Abangirikani, ndaganiriza abo mu amatorero yose, ndaganiriza Abadiperi, Abadivantiste, Abadeperi, ndaganiriza n'abatagira amadini. Iyo gusenga kutari mu nsengero hakora ivugabutumwa ryitwa guhamya ko Yesu ari umwana. Guhamya rero kuzana intama nyinshi. Reba uwitwa Dawidi, reba amasengesho yasenze Sawuli ari kumuhiga, araruta kure cyane ayo yasenze amaze kuba umwana. Ibitangaza umusaruro Yesu avana mu mibabaro y'Abakristo uraruta kure cyane umusaruro avana mu mahoteli bicayemo. Nuwuhe mbwira igitangaza cyakoretse gitewe nuko umuntu yariye inkoko nyinshi? Mbwira igitangaza cyakoretse gitewe nuko umuntu yariye isamaki 40. Mbwira igitangaza cyakoretse bitewe nuko umuntu agize ahasinga y'ubutunzi ubyumve. Ahubwo ndi kuvuga ngo mwivuga butumwa n'imibabaro ni ngombwa. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Turi kwegera gusenga, ndagira ngo Yesu akantu numva nakuganiza wabwira abantu nibakoresha imibabaro yabo Yesu abibone mu inyungu. Paulo yandikira itorero araribwira ngo ibyambayeho
ntibyigeze bibera inkomyi ubutumwa bwiza. Ubwo yaravuze ngo iki? ntabwo imibabaro ye yigeze igira ikihutaza ku kigendanye n'ubuzima bwa mwuka cyangwa se bw'ubutumwa bwiza. Hereza Imana icyubahiro. Amen. Ntiyigeze. Yaravuga ngo ibyambayeho byabereye inkomyi, ntibyabereye inkomyi ubutumwa bwiza. Yobu yavuze ngo gukiranuka kwanjye ngize ute, ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ndagira ngo duhamagare Imana. Reka nkubwire, imibabaro ya Sara yazaniye Uwiteka abakiriya benshi. Imibabaro ya Dawidi, kurya yagwanye n'intare, kurya ubusa ugira ngo Dawidi ntaho yicaye agafata isamaki, ko tutazivuga. Ugira se ngo Dawidi nta hantu yicaye agafata mayoneze akamena ku bintu, ko tutabivuga. Ugira se ngo Dawidi nta hantu yicaye akagira ubukwe, nta bagore yigeze cyane. None se kubukwe bwe tutabuvuga, ahubwo tukavuga ngo yagwanye n'idubu, yagwanye n'intare, yagwanye na Goliyati, ngo aja mu mwobo, ngo abagiye, ngo umuntu ugiye kuri toyi ngo amwitumaho, ngo ariko arihangana, ngo haleluya, ngo amen amen, ngo mwumve ijambo ry'Imana. Tukavuga ngo tugatera akaruru. None natwe igihe tugezemo, reka imibabaro yacu tuyibyaza umusaruro. Yesu ntagahombe kandi duhari. Imana iguhe umugisha. Mushumba, namwe Imana ibahe umugisha. Yego. Ubutumwa muhaye abatuye isi, tubita abatuye isi. Ubu barakumvishe se hari? Barakumvise. Nibaje muri Bibiliya nk'iki gitabo. Iki gitabo nibakije. Barebe umusaruro wazanywe n'imibabaro y'intumwa. Uraruta kure uwazanywe n'ibyishimo by'intimwe. Kuko akarengane kamaze kuza niho ubutumwa bwakwiye hose. Rero ibi biriho nta muntu ugomba kubyegekwaho, niko byubatse. Amategeko ayobora ijuru aravuga ngo mu bibaho byose dushime Imana. Kandi amategeko ayobora ijuru aravuga ngo intimba ze, intimba n'imibabaro iye nibyo byagize ute, nibyo byadukishije. Ntituvugaho Yesu yariye ikigori, tuvuga imisumari yatewe. Ntituvugaho Yesu yariye ifiriti, tuvuga ko yahawe siporo. Ntituvugaho Yesu yaraye kuri matera zikomeye, tuvugaho aho Yesu yakubiswe. Ntituvugaho Yesu. Kuki tuvuga imibabaro ya Yesu? Nuko ariyo yadukije. None ngo mugere ikirenge mu cyanjye, mugira amahoro y'Imana. Mushumba, turabashimiye. Imana ibahereza umugisha, tuzakomeza. Namwe Imana ibahe umugisha. Yego yego. Mbere yuko musenga Imana, mugasengera n'abantu bari babuze kwizera Imana ikabongerera kwizera, niba mujya mubasha gutanga nimero zanyu ku rubuga mwazitanga. Ntanga nomero rero rata naganiriza abavuzweho Imana kera. Ahubwo iki gihe tugezemo cyari icyo gukora ibi bintu. Icya mbere, guheka izavunitse. Icya kabiri, kuvura izirwaye. Icya gatatu, gucumbagiza, gusindagiza izigize. Kane, kuba maso y'impumyi. Ubu nizo kondisiyo tugezemo. Tugeze mu gihe cyo kuvura izavunitse. None wazivura nawe uri imvune? Imana ibampera imbaraga. Hanyuma nimero zanjye, nitwa Pastor Munezero Yohani Damascene Burengero. Mfite amazina ane kubera impamvu, kandi ntacyo atwaye kuko ntabwo ndemereye. N'uwagira icyo amutwaye azafata abiri. Ariko nje nitwa Pastor Munezero Yohani Damascene Burengero. Hanyuma namba zanjye ni 0786868232 0786868232. Najaga ntanga nyinshi, ariko kubera ko ndi gupanga gukomezanya n'iyi gusa, reka ntange iyi ngiyi, kandi iyi nomero irakoze. Ariko n'indi ndacyayikoresha ni 0782212031. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu.
Yesu abaho umugisha, mwasoza musenga Imana, musengera. ahubwo twasoza dusaba icyo Petero yavuze Yego. akiruka yakibona agahamya. Agahamya. Icyo Petero yabuze akihakana Imbaraga Yesu z'Umwuka Yesu. yakibona agahamya Yesu. Sabira Icyo abantu. Petero yabuze Bakibasaba. hana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Icyo Petero yabuze akakwihakana, Amen. natwe turakibuze, none tugeze mu gihe twakwihakana. Turagusaba ngo ukitwoherereze, nubwo tumaze iminsi twarageze aho tukwihakana, ariko dufashe umwanzuro kuko twijeje ko igihe kizaza tuzaguhamya. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Shalom, shalom, shalom. Bakunzi bacu, Imana ibaho umugisha, tubibutsa gukora subscribe ndetse na share, mugasangiza bene data ubutumwa bwiza. Nimukomerere mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, turabakunda cyane. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, gusenga kwanjye gushimwa imbere yawe, kumubavu no kumanika amaboko yanjye, kube nk'igitambo cya nimugoroba.